umugabo washyutswe turataha tugatana twavuganye ibyo bibiri ko twagera mu rugo yamara gukora ibyo akora nimba ari uko abatanyuzwe simbizi akumva gikeneye gukomeza kwiryamira kuko si ibyo biraba yamaye atekereza ko nta wundi mukiriya mba ndi bukeneye yego nimba twavuganye uduturo tubiri ni tubiri yashatse aka gatatu aranyishyura Kanyagatare nasohoye gasubiremo ako kandi nasohoye maze amasaha 21 nsohoye maze amasaha 21 nsohoye umujyi wa Kigali ugizwe n'uturere tungahe reba Nyarugenge akarere ka Nyarugenge akarere ka Gasabo akarere ka Kicukiro akarere ka Nyagatare akarere ka Musanze akarere ka Rubavu akarere ka Rusizi yagutera ivi ariko buriya bubwa bwazanywe nandi ubundi ntabwo njye bizana byavuye ariko reba nka cyamutabaruka giteye ivi ntabwo natera maze no mu kiliziya sinyiritera warisobanukiwe ntabwo nditera atari ugusuzugura ibibera mu kiliziya ahubwo ndareba se ntabwo ndi kubona ikiremwa ngiye kuriterera ndabasuje mwese aho muherereye kandi pole sana nanjye sinjye yego bashaka kuba bakwanga ariko urabasuje mu yanjye ndanabakunda cyane ngenda bakunda cyane ako umuntu nyanga abanyangiki mwana koko no nta mishiha mba ndimo ninjira muri deal z'abantu ntabamo wenda ntibyabara nk'umuntu nyine bijyanye n'umufungo wenda Waramutse neza Waramutse yego bakwita nde Mani iriho Abudu ikibazo kiragira kiti uramutse ugize ibyago ugasanga mu gitondo wapfuye ninde muntu wa mbere wabimenyesha nabo mubana hanyuma ikindi kibazo Mani iriho kiravuga kiti injiji zose iyo nzibajije ikibazo ziravuga ngo oya nawe uri muri abo ngabo oya Dumiwe God have Dumiwe ikindi kibazo kigira gatatu kiravuga kiti kirakubaza kiti urimo urumva neza Ndikonda kumva uwaguhitishamo inzoga n'umugore mu bintu bihoraho ukagira umugore mu bihe byose bihoraho cyangwa se n'inzoga mu bihe byose bihoraho wahitamo iki wahitamo inzoga urakoze cyane ego jisho Kiramani nabansabi mwese murebe n'umuhungu witwa Eric agiye kudukinira agafilime gatoya kugira ngo nimumukunda tuzahita tugenda ngaho twagiye kina filime turebe filime hagarara ngaho uri kugenzwa n'iki hano utavuga kigabo ndavuze ati kano kanya ngo rusubiye inyuma uragenda se cyangwa ugenda amazi nyine ndi kukubaza iyo urebye ubuzima bw'Ikigali ubu ngubu ubayemo ubona ari bwiza kuruta uko wajya kuba mu cyaro Jewe ushaka kunjyana mu cyaro nyine urambwira nashobora se yego hashobora reka nese abantu abasore mu ngano wasize mu cyaro bafite ubuzima bwiza ahubwo bafite amamodoka n'amataje ahubwo iyo mageze ngewe banjisha ibiyoga nkahita mbasiga nkahita nigarukira iwacu n'iwacu bahita bambwira ngo shanga mbabara tayire mbese kubera iki niba ubona ko abantu wasize mu cyaro babayeho neza kukurusha kubera iki utatekereza ukavuga ati abona asize mu cyaro babayeho neza reka nanjye nsubire mu cyaro reka da ntago nashobora kubera n'amafaranga utambuka ukorera desi
turuwasi ubwo se wahaba nese ubu washishikariza abantu wasize mu cyaro bamwe kuba baza i Kigali? I Kigali nta muntu ukizi i Kigali, abantu twasize mu cyaro baradusize. Noneho ukora iki kugira ngo nawe nibura ujye ku rwego rumwe nabo? Ibo njyewe nese ushaka kuba mu nzu ya 300 ya 500 uzagwa mu nzu ya 40? Ejo nanjye yagenza avamo 500. Nese naje i Kigali nkodesha inzu y'igihumbi, birazamuka 5, ndongera ndazamuka ngeze ku ya 40. Wumva njye nanjye nari mu iterambere.